kugira ngo abantu bumve ubutumwa ukuntu bukomeye uzajya usanga ikiganiro kivuga ubutumwa bwiza n'iby'Imana yatumye ku muntu ntabwo abantu babyumva ariko Adrien yashwanye na Evode w'Isezerano TV bikurikirwa n'ibihumbi 100 abantu bose bakubwira ko abarokora ari abanyamatiko Uganda n'umunyepolitike uzi gusesengura bango ni gute twabyiga ni gute twakizera ibyo muvuga ko muhora mushondana genda umbariza abantu ngo ubamera ubutumwa ubambarize ngo bagiye kureba iki nuko ubutumwa bwaje bagiye kureba Imana nabanje kumva ijwi rirambwira ngo bambarize ngo bagiye kureba iki no Imana irambwira ngo bambarize ngo bagiye gukora iki ese bari gukora iki irambwira ngo dore bagiye barushaho kuba abagome n'abagambanyi abandi baba bambuzi abandi biremamo ibice baba indyarya n'abasambanyi ni ibifi binini ni ibifi binini yego umuntu agira titire kugera ku rwego umuntu asigaye yica akamena amaraso y'inzira karengane kugira ngo agere ku bwari bishop cyangwa abe apostle abanuzi babaye benshi reka nkubwire barashondana nk'uko inkoko zishondana yego kugera ku rwego Yesu yambwiye arambwira ngo bamwe muri abo Imana irambwira ngo dore rimbi ryabo bahagaze ku cya 10 n'amaturo babimva z'abantu bashyinguye mwaho kugira ngo abantu benshi baza mu nzu y'Imana bakeneye kuruhuka yego ariko mu madini habaye aho baruhira kugera ku rwego abantu baza barakomeretse o kugira ngo bomorwe bakarushaho kuba ibisenzegeri bagakomereka cyane noneho gukurikiye rwose chapitre ya 2 niyo ndiho Imana irambwira ngo ibyo bagaragaza ko bagiye kureba atari byo bareba ngiye kuzabaha uburozi bazimana ngo uburozi nubuye nta karaba ntacyo murabona ntacyo muzi Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV n'ibyacu bakomeye cyane kuba magatsiko bana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimire no kuri aho mwamuherere ushaka kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda ariko ubasha kumva ururimi tuvuga no kuri turakwishimiye kandi reka tukubwire ngo turagukunda kandi twishimiye kubana kuri kamera mwabaye n'undi turi kumwe na Profete bavugirije nishimiye kwakira Erego bavugirije wararimpimye pe rirafata none se nari guhimbye ntago ari izina ryawe urarihakana nitwa Birareba nabavugirije vode yararimbatije none byaramfashe nakundi nabyo ibyo icyo umuntu avuga nicyo kizamutsindishiriza yego nacyo kizatuma atsindwa nakundaga kuvuga nkunda ko ijambo rivuga ngo muri hangana mvuga ukuri ndabavugirije none byarangiye uko nguko ntacyo bitwaye gusa iryo mvuga si ribi mvuga ijambo ry'Imana mumeze neza nta mahoro turashima Imana amen amen mwe mumeze mute natwe turaho ni beteri turaho bajyeho bakore subscribers ndashima Imana nayimaze uziko byari byaracugitse igihe cyose narwanye nayo yego ariko hari umunyamakuru ujya umfasha agashyiraho tuganiro n'ijambo ry'Imana mu gihe ntarabona ibikoresho ariko bajye bakora subscribe nyine banabikurikirane ubu ngubu ndi kunyuzayo ubutumwa bwiza yego abantu bagiyeho rwose kuri beteri yo mu kinyarwanda ntago ari kwandika beteri mu cyongereza yego kuko beteri bisobanura bet ni inzu era ni Imana ngo ni mu nzu y'Imana rero twifuza kuzajya tuhavugira ubutumwa bwiza bukiza abantu bagahembuka yego Imana iguha umugisha kandi nawe kunyakira amen abantu bo ku Isezerano TV ndabakunda ndumva tutamaranye imyaka itari mike yatuvuga ubutumwa harimo abagiye baduhugura harimo n'abagiye badusengera Imana ihabwa icyubahiro ko tukiri kuvuga ubutumwa bwiza ubwo rero bajye bakurikirana ubutumwa bwiza yego tuzagenda twagurirwa imbago tubone n'ibikoresho k'Imana izacu inzira
yego. Adrien ngaho turagize imana. Yego. Mana nziza turagutumiye aka kanya mu iki kiganiro kugira ngo ugikurikire kandi umuntu wese kimugirira umumaro. Impamvu mvuze ngo ugikurikire, ijambo ryose tuvugira mu iki kiganiro riherekeze kandi rigirira abantu umumaro. Nje kuvuga ubutumwa bwiza bwawe. Ndinde kuvuga ibyo nibwira n'iby'amarangamutima y'umuntu ajya yibwira, ahubwo mvuge ibyo ushaka ku bantu bawe. Umukumbi wawe wagurirwa imbago kandi waruguye umwuma, umukumbi wongera uhembuke. Mwuka wera akora umurimo atwereka icyo tutazi, duhishurirwe wowe Kristo, kandi ibyo ugambirira kuri twebwe aba ari byo biba mwami. Umurimo wawe waguke ku buzima bwacu mu izina rya Kristo kiza. Amen. Amen. Adrien, karame. Iyo ubonye ibintu biba biri ku ma social media ibivugwa, akenshi ugasanga, ubwo ndavuga mu gisata cya gospel kuko nicyo tubamo, ugasanga muri inkuru za byacitse nyinshi cyangwa se ziri muri gospel. Yego. Ubitekereza iki? Mbitekereza ko ari umugambi wa Satani kugira ngo ubutumwa bwiza burwanywe, kuko naje kugira mfite byendishiruka tuzabivuga igihe cyabyo. Nje kuvuga message misiyo yatumye YouTube ibaho izaho kwari kumenyekanisha Satani. Yari yo misiyo? Yego. Tuzabikoraho ikiganiro n'izi mbuga nkoranyambaga byenda kugira ngo abantu gato bahite bafokasinga kwishurirwa mbahaye. Uzareba iyo umuntu akunda politike agafungura YouTube, nta kindi kizaho n'ibiganiro bya politike. Yari byo akunda kureba. Yego. Iyo ukunda ivuga butumwa bwiza, nta kindi kizaho haza ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Kabona nubwo channel waba utarayikoreye subscribe, uko subscribe yo ni ukwiyandikisha kuri icyo kinyamakuru ko bujye gikunda kugira ngo ibiganiro mukora bijye bikugeraho. Ariko uzasanga biza cyane ukabona biragarutse cyane evo. Noneho rero biriya ni umugambi wa Satani kugira ngo abantu babe economique y'ikintu kimwe, kugira ngo bazajye babarogesha ibyo bintu. Niba ukunda kureba politike, ukunde M23 runaka yarwanye na runaka, runaka yarwanye na runaka, uzareba bakunda kureba pornography. Iyo umuntu afunguye opera mini nta kindi kiza uretse pornography cyangwa iriya Colombe. Nibyo bizaho, ni strategy yo kumenyekanisha Satani, gahunda ya antikristo yo kugira ngo abantu bagira ibintu biba bibahuza bakabihugiramo kugira ngo ubutumwa bwiza ntibabwumve. Nibyo. Noneho rero Satani yahagaze ku musozi w'itangazamakuru, ntabwo yabonye ko, urumva Imana yamaze kugira, yabonye icyo misiyo ya Satani ko kwarukoreka umukumbi w'Imana cyangwa abantu b'Imana, kiremwa muntu ku isi. Noneho abantu b'Imana, Imana natwe twigisha ubwenge, dufunguza YouTube channel yo kuvuga ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana meme. Noneho tumaze kubyumva uko nguko, dutangira gushyiraho ibiganiro byiza n'ubutumwa bwiza. Satani areba uko yarwanya ubutumwa, arangije arabibura, atangira gukorera muri bamwe muri twebwe b'abakozi b'Imana, abinjizamo umwuka wo guhangana n'amatiku no kurwana ishyaka ry'abantu. Noneho kugira ngo abantu bumve ubutumwa ukuntu bukomeye, uzajya usanga ikiganiro kivuga ubutumwa bwiza n'iby'Imana yatumye ku muntu, ntabwo abantu babyumva. Ariko Adrien yashwanye na Evode w'Isezerano TV, bikurikirwa n'ibihumbi 100. Runaka ko yavuze kuri runaka bikurikirwa n'ibihumbi 100. Noneho uzasanga ukibaza, abantu bakurikirana iyi message bose n'abakozi ba Satani, bose n'abantu bisi. Meme uzasanga bavuga ngo n'abakozi b'Imana muri pastoral, muri evangelization, muri professor, mu buryo bw'ubuhanuzi, mu buryo bw'abarayiki abizera. Uzasanga ari bo bantu babikurikira cyane, bakunda byacitse. Rero mu ijambo rimwe, kugira ngo unambaze ibindi, mu ijambo rimwe ni ukurwanya ubutumwa bwiza no kugira ngo abantu badatera imbere mu buryo bw'umwuka, ahubwo tube mu cyimbo cyo kugira ngo tuba abakozi b'Imana, tuba abakozi ba Satani live,
mu buryo bw'amayoberane ariko tuze twambaye akamero k'ubukozi bw'Imana. Niyo strategie satanike, n'uwo mugambi wa satani afite, niryo ishurirwa mbona. Nta kindi gituma naza kuvuga kuri Mutabazi, sindebe kote ikintu cyiza nkavuga ibibi bye gusa. Nta kindi cyatuma naza kuvuga kuri Elize, simvuga ibyiza bye nkavuga ibibi gusa. Sina namubwira ibyo akosora, rimwe na rimwe simbe naranamusanze nkaza ahubwo ndeba point negative gusa, ndeba ibibi gusa ndabone byiza. Nicyo navuga Evo. Ubona hari inyungu se mu kuza kuvuga abakozi Imana bagenzi bawe? Yego. Inyungu zirimo nize? Ababikora bafitemo inyungu. Ikintu cya mbere, dayimoni arabongorera akababwira ko bazamenyekana, nibamenyekana ko bazabona amafaranga. Ikindi cya gatatu, kugira ngo wumve ubu burozi ukuntu bwabaye bwinshi, yaba iki kiganiro ubutumwa abantu baza kubukurikiraga, byari kuba byiza cyane. Kugira ngo wumve ukuntu iki kiganiro kirimo politike ya satani, uzajya wumva abantu babikurikira babikunda cyane. Uzarebe ko iyo wanditseho titre nziza ku kiganiro ugashyiraho na tamuneri n'iriya foto abantu babona y'ikiganiro gifungutse, uzumva rimwe na rimwe iyo ushyizeho ifoto yanjye batabikurikira gusa. Ariko iyo ushyizeho kanaka na kanaka na kanaka, ufunguye wese biramupika. Kubera iki? Yabashyizemo amatsiko ari satanike, atari amatsiko y'ubwenge, ku buryo biri kuba ekoronike cyane. Abantu mu cyimbo ubu ngubu bari kujya kuri YouTube guhaha amatiku. Nicyo navuga. Noneho inyungu abantu babifitemo n'ebyiri. Harimo inyungu yo kugira ngo bagire izina, biyubakiye umunara nk'uw'Ibabeli. Abibabeli baravuze ngo reka twubake izina tugere ku iyo Mana. Namba 2, harimo strategie yo kugira ngo babone amafaranga, kuko iyo bamaze gukonveka abantu bafite audience nyinshi y'abantu, babona abafana, ntibabona abakunzi. Nizo nyungu abantu bafite. Nta kimwe yuko hari n'umuntu kuko abazi kuvuga, mfite speech language, nshobora kuvuga ngakonveka umuntu ashaka kuza akakwishyura ati genda umvugire kuri kanaka umuharabike, akamwishyura. Byose ni akazi. Akamwishyura? Yego. Naho ku ruhande rw'umurimo w'Imana? Ku ruhande rw'umurimo w'Imana urumva ko uba wapfuye. Abantu bose bakubwira ko abarokora ari abanyamatiku. Iyo uganire n'umunyepolitike uzi gusesengura avango, ni gute twabyiga, ni gute twakizera ibyo muvuga ko muhora mushondana. Waganira n'umunyamwuka wasenze Imana uzi gusenga icyo ari cyo, akakubwira ngo aya ni amatiku. Urumva? No kumva abantu benshi banzi by'Imana, nuje kubwira ngo Imana yantumye, ntaga byizera nk'ubuhanuzi, kuko hari abantu bafata nk'ubuhanuzi umuntu yahanuye. Njyewe nigeze ngiriyerekwa rimwe, reka nkubwire ibintu bibiri byambayeho. Nagiye gukora ikiganiro ahantu kiba cyiza, barangije barakirekodinga, barangije bagikoramo ubwabo bavuga ko ari Imana yabatumye, kandi ari njye Imana yari yatumye. Oya buretse se waragiye ukora ikintu ahantu ikiganiro? Yego. Cy'ubutumwa ku kinyamakuru gikomeye cya gospel. Ikinyamakuru gikomeye hano? Yego. Nyiracyo afata cya kiganiro twakoze, navugaga ku bintu bijyanye na karande n'uburyo abantu batambamo abandi bitambo, nishurirwa nabigizemo, nuko Imana ijya nkoresha. Noneho abonye ukuntu ari cyiza, arakirekodinga cyose, arangije afata umuvugabutumwa w'inshuti ye, bagikoranamo abimubazaho, aragisohora avuga ko ari ishurirwa, ko ari byo byisha abantu, kandi ari njyewe icyasohoka. Ryari hishurirwa ryawe? Yego. Kandi icyo gihe nawe uretse ko urabizi, mu mwaka washize ikiganiro twakoze, ikiganiro hari ikinyamakuru kimwe, ugiye kunangaho umugabo. Buretse nyine nkubwire ho urahita ubyibuka, hari ikinyamakuru kimwe nakubwiye ko ngiyeho, nkubwira ahantu mbasanze mu rugo, narabikubwiye icyo gihe. Yego nawe ndabyibuka, naho mwagikoreye ndahaza. Ntabwo cyasohotse nyuma, nabonye ibyo navuze byose babikoze mu kindi kiganiro. Yego. Ubuse tuba turi mu murimo w'Imana Adrien? Tuba turi mu murimo w'Imana. Icyo navuga abantu bakurikirana ibi bitangazamakuru, buriya nkubwize ukurevo bitari uburyarya, ndi imbere y'Imana. Buriya ibinyamakuru byinshi bitaramenya twari tuziranye. Yego. Uri nyangamugayo. Urakoze. Ikintu mbivugiye,
ntawe ushimwa na bose ariko ngenda gushima. Mu gihe twakoranye nta muntu ndumva kuvuga nabi, ariko aba banyamakuru n'ibi binyamakuru abenshi ntibabikora nk'umurimo, babikora nk'akazi. Hari n'umuntu nigeze mpugura nuko bibaye ikiganiro, hari n'umuntu nigeze mpugura arambwira ngo Adrien, wowe utunzwe, ufite impano, ufite amavuta, ntabwo utunzwe n'ibintu byo kwiyi mihanda. Arambwira ngo ngenda kare amatiku nze kuvuga kuri kanaka, nabaho gute nakishyura inziki. Nukuri kw'Imana nkorera irebe birahiherereye yarabimbwiye. Ndamubwira kanaka reka amatiku, arambwira ngo ayo matiku niyo yatumye menyekana, kandi nicyo kintu ngiye urugo niyamutunze. Yego yarabimbwiye pe, yamaye byane ko bitoroshye. none uwo muntu wabimukuramo bigakunda. Okay, Adrien, reka ibyago bya bamwe abantu barabikoresha bikaba inyungu z'abandi. N'ibyishimo bya bamwe abantu barabikoresha bikaba akababaro k'abandi. Nicyo navuga rero. Yego. Aha, Adrien, reka wenda twe kubitinda, wenda tuzabishakira umwanya tubikore ikiganiro kwacyo. Ahubwo ngira ngo hari message n'ubundi wari watuzaniye. Yego. Nari ngiye gukora ikiganiro mu itangazamakuru. Iyi message ijya kuza, ndumva umunyamakuru twakoranye ikiganiro arabizi, araza kubyumva. Noneho atanga ubuhamya ari guhugura. Ijwi ry'Imana rinzeho rirambwira ngo nubwo umubona ari gukora biriya, Imana irambwira ngo ni umunyabyaha nk'abandi. Ari umunyamakuru? Oya, we yarakoresha ikiganiro kandi ari kwigira umwiza. Imana irambwira ngo ntacyo agarukiraho, nta n'icyo atinya. Yesu arambwira ngo genda umbarize abantu ngo ubamere ubutumwa, ubambarize ngo bagiye kureba iki. Nuko ubutumwa bwaje bagiye kureba Imana number 1. Urumva iyo wumvise iryo jwi ugira duta ukaduta. Kabiri, meditation ikaza, ukumva ukwiye ugize confusion nyinshi, ukumva utangiye kwibaza. None ndabaza man, bagiye kureba iki? Ijwi rirongera ambwira bambarize ngo bagiye kureba iki. Ese bagiye kureba nde? Ndabaza bande byagenze biti. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo genda umbarize abantu. Yego. Ibanza impa inkuru zo muri Bibiliya turi buze gusoma, impa amagambo 3. Irangije irambwira ngo impa nyine uko ngenda mbivuga. Ubwo numva twahera ku ijambo noneho nkinjira muri message. Sibyo byiza kugira ngo mbikurikiranye uko byaje. Sibyo Evo? Nta kibazo rwose. Noneho dusomere muri Luka ibice byaho 12. Some ku murongo wa 27. Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Dr. Luka, ibice 12 umurongo wa 12 na ku murongo wa 27 ugeze kuri 31. None ndakubwira hando ko usoma mu izina rya Yesu. Mwitegereze uburabyo. Mwitegereze uburabyo uko bumera. Ntibugira umurimo bukora, ntibuboha imyenda, ariko ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nka kamwe muri bwo. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none n'ejo bukajugunywa mu muriro, ntizarushaho kubambika mwebwe abafite kwizera gukemwe. Ntimugahagarike umutima wo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi ntimwiganyire. Ibyo byose abapagani bo mu isi nibyo bashaka, burya so abazi ko namwe mubikennye. Ahubwo mushaka ubwami bwe, kuko ariho ibyo muzabyongerwa. Amen. Noneho soma Abefeso, Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 14 ugeze 17. 14? Igice cya 10, igice cya mbere umurongo wa 14 ugeze kuri 17. Dusome. Nuko ibyo bituma benshi bo muri bene data bari mu mwami Yesu nabo biringizwa n'ingoyi zanjye, bakarushaho gutinyuka no kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Icyakora koko
bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe n'ishyari no kwirema ibice, naho abandi bakabivugishwa n'umutima ukunze. abo babivugishijwe n'urukundo kuko bazi yuko nashyiriweho kurwanira ubutumwa bwiza. Naho babandi bamamaza ibya Kristo babitewe no kwirema ibice, babikorana umutima ubarega, bibwira ko bashobora kunyongerera umubabaro mu ngoyi zanjye. Amen. Noneho soma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 9. Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 14. 9:14. Yego. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti: dore ubu bwoko ngiye kubuha uburozi bwitwa apusinto, ndetse mbahe no kunywa amazi akarishye. Amen. Adire Karame. Iyi message iyi message rero isobanura Imana yamaye ayo magambo yo muri Bibiliya, imana ubutumwa bubuherekeza. Nabanje kumva ijwi rirambwira ngo bambarize ngo bagiye kureba iki. Noneho Imana irambwira ngo bambarize ngo bagiye gukora iki. Ese bari gukora iki? Umva n'amagambo atandukanye. Mwagiye kureba iki? Muri gukora iki? Ese bagiye gukora iki? Nyambato. Ima aya magambo ari mu bitabo bitatu: Abafilipi, Luka na Yeremiya. Irambwira ngo mbariza abantu bari mu nsengero, bari mu madini atandukanye, bafite imishinga itandukanye, ubambarize ngo bagiye kureba iki. Imana irambwira ngo mwana wanjye, uko nabasize ari abapagani nkabaha agakiza bakavuga ko bakijijwe, bakajya mu nsengero no mu madini, na bugingo n'ubu niko bari. Imana irambwira ngo ndetse abenshi muri bo bagwije ubugome, bagwije ingeso mbi. Irambwira ngo dore bagiye barushaho kuba abagome n'abagambanyi, abandi baba bambuzi, abandi biremamo ibice baba indyarya n'abasambanyi. Yesu arambwira ngo uzambarize abantu. Yego. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, yego, n'abantu bari mu nsengero badukurikiranye. Ubwo nabakurikirana Isezerano TV, aho nzabasha gufungurirwa imiryango nkajya kwiba ibyo binyamakuru. Yego. Irambwira ngo uzabambarize ngo bagiye kureba iki. Bajyanywe n'ubutumwa bwiza cyangwa bagiye kwishushanya no kwiyoberanya, kuko nibyo byuzuye mu mitima yabo. Ima ijambo muri Luka, uburyo Petero n'intumwa babajije Yesu ngo bumvise ko Yesu agiye kugenda, kandi bamwe yari yarababwiye ko bazagabana, bazi ko Yesu azima ingoma ari Masaya cyangwa ari Mesiya. Arababwira ngo dore ngiye kugenda. Bagira confusion, bagira urujijo, barangije bagira ubwoba. Babaza ngo Kristo ngo mwana, ko twe twasize abacu, tugasiga abagore bacu, tugasiga abadamu bacu, tugasiga imiryango, none twebwe uzatugororera ngororano ki? Nicyo uzaduha? Kristo arababwira ngo mwebwe mwagiye gushaka Imana mukaza kuba imbere yanjye. Muri Matayo twasomye Imana ibagize urugero, irababwira ngo ko mutegereza uburabyo. Ubwo ndabigarukaho mu ijambo mvuge na message, ko mwitegereza uburabyo, ko Salomo yarimbaga, twari niko avuga, kandi ko nubwo yarimbaga atigeze arimba nk'akarabyo kamwe nko mu izo ndabyo, ko namuhaye ibyisa agatungana, ariko uburabyo bukaba bwambara neza kuruta uko yambaraga. Evode urimo uramyumva neza? None ko Yesu agaburira uburabyo,
n'ubwatsi kandi bumera neza, nyuma bakabute mu bandi bakaburandura bukabaho. So wo mu ijuru uzi ibibakwiriye, akamenya ibyo abantu bifuza n'ibyo bahibibikana bashaka, azabura kugirira neza abantu bamwegera. 30 nibwo Yesu yavuze ngo nimushake iby'ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Yesu angarukaho noneho mara kurisoma nkumva ayo magambo iyo mirongo iyi nyimara kuyisoma, Yesu angarukaho arambwira ngo bambarize ngo bagiye kureba iki. Intego z'ubutumwa nizo zabajyanye mu nsengero. Irambwira reka nkubwire ibintu Imana yambwiye. Evo Yesu yamaye image ishusho, nibyo? Yes, image ni ishusho mu Kinyarwanda. Arambwira ngo ikintu cya mbere abanyarwanda babeshyera Imana, kandi abo bantu babeshyera Imana hari teme yigeze izivuga ngo ni nk'ibifi, ni ibifi binini. Ni ibifi binini? Yego. Umuntu agira titire kugera ku rwego umuntu asigaye yica akamena amaraso y'inzira karengane kugira ngo agere ku bwa bishop cyangwa abe apostle, abe intumwa. Noneho umuntu akiyandagaza akaza kuri social media, mbabarira nkurikire, ndagukurikiye cyane, akaza kuri social media akaza akavuga ngo Imana yambwiye nukura adaherukana nayo, adaheruka kuvugana n'Imana, adaheruka no kwiyiriza. Evo mukuri kuzuye wagenzura mu buryo bw'umwuka ugasanga afite ibimenyetso byose bigaragaza itorero rishaje, afite ibimenyetso by'uko yari ari mu mwuka ariko akaba atuye mu matongo y'umwuka, kubera ko ahahoze inzu hatajya habura itongo. Wareba ari mu matongo y'umwuka ukagira ngo atuye mu nzu. Ubigenjuje umubiri se? Mu mwuka, mu mubiri se wabimenya? Mu mubiri ntago wabimenya kubera ko bafite audience. Yego. Icyambere Imana irambwira ngo barayibekera. Ikindi cya kabiri reka nkubwire vo. Yego. Nta rukundo. Nubwo ubona abantu benshi, amadini yabaye menshi, abavuga butumwa babaye benshi, abapasitoro babaye benshi, abanuzi babaye benshi, reka nkubwire barashondana nk'uko inkoko zishondana. Yego. Kugera ku rwego Yesu yambwiye, arambwira ngo bamwe muri abo kugira ngo babe abakozi b'Imana, bahagarare mu cyuho, babe abantu bahagarara mu butumwa bwiza, tuvuga ubutumwa bwiza. Imana irambwira ngo dore irimbi ryabo bahagaze ku cya 10 n'amaturo, babimva z'abantu bashyinguye mwaho. Gwiki mbaza Imana ese gute? Imana irambwira ngo abantu benshi baza mu nzu y'Imana bakeneye kuruhuka. Yego. Ariko mu madini habaye aho baruhira, kugera ku rwego abantu baza barakomeretse kugira ngo bomorwe, bakarushaho kuba ibisenzegeri bagakomereka cyane. Noneho mu kuba ibyambu byo kuba marimbi y'ibya 10 n'amaturo, kubwiriza ubutumwa bwiza, basenge bakorera Imana, none ayo maturo bayature koko batungwe kuko mu by'ukuri harimo abatunzwe n'umurimo w'Imana, sibyo? Nubwo Yesu amubwo butumwa gutyo, ntabwo mbivuga muri anjenerali kubera ko aribo benshi, harimo n'abantu benshi bagitunzwe n'umurimo w'Imana kandi bahagaze mu nshingano zabo neza. None cyo nshaka kuvuga Evode, Yesu arambwira ngo ndibakikorera Imana nkuko bikwiye, kugera ku rwego umuntu areba. Evode nakureba nkakubonamo kari birateri, undi nakureba mu cyimbo cyo kugira ngo mfashwe mvuga ubutumwa, nkakubaramo kuri buze kumbera piyesi ya pine. Yego, y'imodoka. Mbega agahita kuri buri wese aba afite icyo agomba kuba abakiriya. Uranyumva? None rero iyo ugerageje kumubwira ngo byenda gahura na Yesu, rimwe na rimwe arakwica. Hari insengero nyinshi ziri gukorana na Satani. Uranyumva? Mu buryo bweruye? Baracirira. Mu buryo bweruye? Mu buryo bweruye.
kandi bafite amatayito ya pastorale, uranyumva, kandi bafite audience y'abantu nini cyane, abandi barakunzwe cyane, kandi bafite za babeli biyubakiye ibikuta bidakorwaho, bigaragaza ko ari abakiranutsi, ko ari abantu beza, ariko Imana izi neza ko batuye mu matongo y'umwuka, ari abagome, ari abapagani hanyuma y'abandi. Icyo nshaka kuvuga, Imana imbwira uko nguko, irambwira ngo dore bamwe bahagaze ku maturo ndetse n'ibyacu, ntibakivuga ubutumwa bwiza, ntibagikorera Imana, ahubwo Imana yabo yabaye Imana y'inda yo ku maturo n'ibyacumi. Sindwanya amaturo, sindwanya icyacumi, bazajye babiba, ariko bagiye babiha ababikwiriye. Urumva Ivo, Yesu arambwira ngo dore niho bahagaze. Chapitre ya 2 irambwira ngo dore kandi Abafilipi, irambwira ngo dore bamwe bafashe imyanzuro yo kurwanyana, ariyo ya matiku yose wambazaga, yo kurwanyana no gusebanya n'uburozi, kurogana no kwicana, kubera ko batavugishwa ibyanjye n'umutima w'uko bafite inyota yo kumvugira, babivugishwa n'indonke, ndetse bakabivugishwa n'iki iruba n'iki irari. Uranyumva? Yego. Babivugishwa n'iruba ndetse n'irari. Ariho twasomye Imana irambwira ngo bagerageza bakavugishwa ibyanjye n'amarangamutima, ariko ntibabivugishwe nuko bashaka kunshaka. Iyongera irambwira ngo ariko ngo harimo n'abivugishwa no kunshaka. Niho yambwiye irambwira ngo bahisemo kwirema ibice. Kugeza uyu munsi wa none uzasanga iyo nshaka kugira neza, nibeshye nkavuga ngo kugira ngo nzamuke, nkaza nkandarekereze nkavuga ko atari umukozi w'Imana. Noneho naza nkavuga ababi. Urugero, reka ngo urugero, hari nk'ibintu maze iminsi narabonye kuri YouTube, banyihanganire bene byo, sibyo? Reba uriya mugabo bita Juste pasteur Juste. Yego. Rega ari pasteur. Ni pasteur. Revera. Revera pasteur. Aherutse kwikora, ajya kuri YouTube, avuga ko yakoze accident n'abanyamakuru ngo nabezekeri baragenda bajyayo. Twakibonye se ntiyarapfutse mu mutwe? Uranyumva? Mu minsi 2 ajya kuvuga ku nkuru z'umuntu wasenye urugo w'umunyamakuru, Vital na Diana. Yego. Kandi urebe ukuntu ikinyoma ari kibi no kwisha abantu bataba babizi. Aza nta gipfuko kimuriho, kandi yari yavuze ko muri sashi katanze $100 mu ijana, asanga igisebe cyari cyakize. Uranyumva? Nase ntiyari cyakize iminsi 2. Umuntu wari urembye mu ntebe, ijwi ridasohoka, iminsi 2 wakoze agisida, watanze ubamye ko motari bari kumwe we yapfuye. Ase umuntu ashaka gupfa kandi ukarokoka ntugire n'icyuba. None se birabaho. None ndeba iriya maje yo kwipfuka ikintu cyose kibanderore mu mutwe, mu minsi 2 cyari gikize bikomere, umuntu wavuye amaraso hano hose, ufite iduri ryo kwakoza agisida. Ntabwo yabakiza. Ntibikunda. Reka nigarukire mu butumwa, sibyo? Tujye twumvikana. Wabivuga ntibikunda kubera iki? Azi gukora icyo bita kukomveka. Mbese abantu bakoze icyo bita kubinyoza, kuruta uko bakora uko bemeza Imana. Imana yarambwiye ngo abantu bari kurwanyana no kwicana kugera ku rwego bagerageza kwiyemeza abantu ndetse no kwemeza abantu. Imana irambwira ngo ariko uzababwire ko biyemeje abantu, banemeje abantu, ariko nge batigeze banyemeza. Uranyumva? Noneho rero gukurikiye rwose chapitre ya 2 niyo ndiho.
Imana irambwira ngo niko bigenda, baciyemo ibice, biremamo ibice. Ubu sisiteme igezweho, abanyabyaha bakoze kominote, yego, kubera ibyaha niyo ugerageje kubameneramo bose bahagurukira rimwe bakakurwanya. Iyo ugerageje gucyaha ugatesha, barahaguruka bakakurwanya. None igitangaza kirimo, ijambo ry'ubwenge ririmo, abakozi b'Imana ba nyakuri bari mu mwuka, Satani yabasizemo umwuka wo kudahuza no kurwanyana. Ntago twemerana. Icyo ndashoboye evo tujye twemerana, isezerano tivura ishoboye. Noneho nkaza nkakurwanya, kandi nge ndaba wowe icyo nshoboye ari ukuvuga ubutumwa bwiza. Noneho Satani azana umwuka w'urwango, amena abakozi b'Imana umwuka wo kwibona no kwikunda, kugera ku rwego umukozi w'Imana nyakuri agerageza kugira ngo avuge ukuri, agerageza gusebya mugenzi we kugira ngo yirehereze abantu. Noneho abandi bo bakora community yo guhuza. Iyo ugerageje kubameneramo, baraza bakakurwanya, undi akaza agahaguruka akakurwanya, akagusenya, akagusebya na mugenzi we. Ngo iyo bagusebeje ari batanu mu binyamakuru bitanu, ugeraho ugatikuzo ntubukitwa umukozi w'Imana, bakavuga ko wabitaye bigacika. Bakoze ishyirahamwe ryo gusebanya. Yes. Nicyo ndi kuvuga, ndi ku buhanuzi muri chapitre ya 2 yaho ivuga ngo bamwe muri bo bavugishwa ibyanjye atari uko bakunda Kristo, babivugishijwe n'irari ryabo ry'ibyo bashaka. Noneho parite ya beya ikavuga ku bakozi b'Imana bavugishwa iby'Imana n'urukundo no gushaka Imana. Ngana rero kuri chapitre ya 3 kika cyanyuma muri Yeremiya rero twasomye ibice 9 umurongo wa 10 hafi 14. Yego. Imana irambwira ngo dore nta kintu nzabakorera, kuko banyimuye ibyo bagaragaza ko bagiye kureba atari byo bareba, ngiye kuzabaha uburozi. Bazimana ngo uburozi ni ubuye. Uburozi bwa mbere nuko abantu bagiye kuzajya bapfa bakavuga, bakabatangira ubuhamya bw'uko bagiye mu ijuru, abandi bakavuga ko bapfuye barakoze b'Imana, Imana itabaziho itababibaziho. Uburozi bwitwa uburozi bwo gushyeshyenga. Nuko bimeze. Ubwa kabiri uranyumva, nuko abantu bagiye kuzajya barwara indwara zo gukenyuka, umuntu akarwara akagaragaza ko yari ari mu murimo w'Imana, Imana ikabareka. Urumva, kuko banze kumvira Imana. Yego. Umuntu agapfa akarwara indwara z'ibyorezo, kandi n'abantu mbonereho mbabwire nkarabira imbere yabo, mwirinde guha abantu amatiki y'ijuru, si mwebwe muyatanga. Kandi mwirinde guhagarara ku meza yo guca imanza, umucamanza arahari kandi ari kubireba. Kubera ko hari ibintu abantu bagiye bakoresha umwuka wo kwemeza abantu, ariko Imana yarambwiye ngo ntago ariyo bemeje, kuko Yesu azi ibyo umuntu yibwira mu mutima we n'ibyo umuntu atekereza. Nubwo burozi Yesu agiye guha abantu, kuko Imana iburiye umuntu rimwe ikamuburira kabiri ikamuburira gatatu, akanga, nta kindi Imana ikorera umutima w'umunyabyaha yagoragoje akanga kuyumvira, uretse kuwugira umutima w'akahebwe. Umutima w'akahebwe ni umutima umuntu akora ibibi ntumucira urubanza, kandi akabikorera mu murimo w'Imana, rimwe na rimwe akagira ngo yanditse mu gitabo cy'ubugingo, kandi azi neza ko ntacyo arimo. Urabyumva? Nta kindi rero, ngana ku musozo, bashumba, ni ibiki byatumye mushinga insengero? Mwagiye gukora iki? Dahira k'ibyo intego zabajyanye zitegeye kuzajya ku mugaragaro.
dahira kinda nini mwimuje Imana itagiye kuzajya ku kabarore. No kuri ibi mvugo uzabibona. Sajya wumva runaka yapfuye, undi yakenyutse, undi yarembye, undi muravuga ngo Imana irashyira abantu ku kabarore ngo yarabikoze. Umubyeyi umwana yataye igishirira mu mazi, umwana avanga uravanga inciriri uraza n'ibyamciriri. Umwana aravuga, umubyeyi aravanga uyu ni umwana nyina ari inyuma. Ako mubona ni tangu ni itangiriro. Nta karaba, ntacyo murabona, ntacyo muzi, kubera ko uburyo mutwara abantu nuko mubizera siko Yesu abizera. Nta nugarika bazi. Kubera iki? Mwagerageje gukomveka abantu, ntago mwakomvetse Imana. Imana yarambwiye ngo abantu bagerageje kwiyemeza abantu, ariko ntabwo bemera kuko ibyo bakora babikorana ubwibone n'uburyarya n'ubugambanyi, kandi abandi bakenyeranye ku mashyari. Reka nkubwire vo, abantu si ko Imana yambaje ngo bagiye kureba iki? Tekereza nawe wibaze, bagiye kureba iki? Barakijijwe ari abarozi bakihana ubwo mu mazi bakabasigaye barogesha amagambo. Bagiye kureba iki se? Barakijijwe bavuga ko bihannye ubusambanyi, barangiza bagasambanya bakora liste babo bayobora. None se bagiye kureba iki? Ibyaha mwarabihinduye mukabigira ibyaha by'ibidotcom, ibyaha by'ibisirimu bidatinya uruhimbi, ibyaha bitagitinya pastor, ibyaha bitagitinya umuvugabutumwa, kandi akabikora ari ku ruhimbi. Mwagiye kureba iki? Baroko, bashumba, abakozi b'Imana, ba evangelist, mwagiye kureba iki? Ni intego ya Kristo cyangwa ni ikiyishi inyuma y'ubutumwa? Ababikoraga neza bazagororerwa, kandi Yesu yiteze kubahemba. Ariko reka nkubwire vo, reka nkubwize ukuri, cyenye mwanzo kina mwisho, kigira itangiriro, kigira n'iherezo. Ibyo abantu bakora n'ibyo abantu bakiniramo, igihe kirageze ibyo bakora bigiye kugaragaza abaribo. Ngo Rwanda ng'inzara, ngurumva ngo yaraje inzara. Ndi ku ijambo Imana yambaye irambwira ngo mbabaze mwagiye gukora iki? Ni ubutumwa mwagiye kumva cyangwa mwagiye kureba abagore beza baririmba? Mwagiye kumva ijambo ry'Imana cyangwa mwagiye kureba abafite six pack n'abafite fosete baseka neza, bafite shinya nziza? Umurimo urimo uri pastoral, evangeliste, prophet, uri n'umurayiki. Ibyo urimo Imana bifitemo inyungu? Ndabaza abantu, mwimuye Imana, iby'Imana murabyitwerera. Yesu yambwiye mbabaze ngo mwagiye kureba iki? Uretse nacunga izamu rye. Mwagiye kureba iki? Ni ubutumwa. None se tukaba muri ubutumwa, tukaba tugwije abasambanyi benshi, mukaba se muri abashumba, mukaba mugwije abasikoro benshi, mwarajyanywe n'ubutumwa bwiza. Yesu yaravuze ngo iminsi izajya igenda uwo munsi urushaho kwegereza, ubugome buzarushaho. Yesu akemera abantu, arababwira ngo nimwumva abantu benshi bavuga ngo mwami muramenye ntimuzajyeyo, kuko abazamvuga bose ntago bazaba bamfite. Abantu benshi bafite ibikarito, ntago bafite inkweto nziza, bafite pirate. Ngana ku musozo, ubu burozi uriteguye kuburya cyangwa witeguye kwihana Yesu akabukurinda? Kubera ko bugiye kuza mu buryo bwinshi. Gusa Yesu afite iridagiye gukingiriza amabe kugira ngo abarokore, ariko amakuba agiye kurushaho kuza. Icyago kigiye gusimburana n'ikindi, ubukene bugiye gusimburana n'ubundi. Babahanurire, bavuga ibyiza, babashyire muri mudu. Yesu yarambwiye ngo babashyize muri mudu, ariko ntago babashyize mu mwuka. Igihe rero kigiye kugera, mugere mu mezi y'ubukonje, bigaragare ko mwari muri mudu mutabaye mu mwuka.
kubera ko wabaye mu mwuka Yesu agiye kumutwikira. Sinzi nimba ari byo wambaza. we Adrien ubutumwa burasobanutse neza rwose ahubwo buri wese acunga izamu rye. Njye numva aricyo nasorezaho. Urakoze. Ibindi abandi banyarikiye kuri Betel TV nkuko twahoze tubivuga bakore subscribe kandi ibiganiro biriho babisangize n'abandi. Ego. Ubutumwa ndumva twasenga. Yego. Mana nziza, Mana nkuru, sengeye umuntu wese ukurikiranye ubu butumwa bwiza. Icyo wagambiriye n'icyo ushaka ku bantu bawe bari cyo kiba. Mwuka wera akora umurimo, ibyo gambirira bari byo biba. Mwami urengera umuntu wese uguye umwuma, urushye unaniwe, wakwimuye, wajyanywemo n'ibindi. Mana umusure buri wese kuye ko tumusanga. Mwuka wera twereka icyo tutazi, duhishurirwe wowe. Kandi Mwami buri wese akumve kandi akubone mu izina rya Kristo ukiza. Amen. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom. Shalom.